yego ikibiriro cy'izo ntambara zisigira umuntu amakuba gusa nta n'isomo zimusigira amakuba yego hakaza intambara rero Satani ahagurukije hari ibimenyetso n'ibitangaza abantu bakora batabikoreye mu cyubahiro cy'Imana ahubwo babikoreye kugira ngo bo ubwabo biyubakire izina ryabo. None se ko ntaguciye mu ryo uvuze ko numva utangiye kunsubiza ntaranabasa ntaho bihuriye n'iki kibazo kibanziriza cya nyuma nari ngiye kubaza kivuga ngo bisobanuye iki iyo umukozi w'Imana agaragaye mu ruhame ahanganye n'abapfumu ndetse akorana n'amademonstration nkaye ngo yerekane ko n'abafite Imana niki kibazo cyanjye kivuga. Yego umva icyo bivuze. Yes, no mugisha ukomeye cyane kuba ufunguye ino video kugira ngo tubane muri iki kiganiro cyiza cy'umumaro, ikiganiro kigiye gusiga gihinduye byinshi mu buzima bw'abaza kugikurikira haba mu gice cy'umwuka, imitekerereze ndetse n'umubiri. Nukuri nutarangara uraza guhabwa umugisha kubw'insanganyamatsiko cyangwa se ikintu tugiye kuganira muri iki kiganiro. Nitwa BKM, dukunda kubana hano kuri iyi televiziyo yo mu biganiro bitandukanye byo gusesengura. Ndabibutsa ko iki kiganiro muza kugikurikira ku IYOBOKAMANA TV ndetse na Evangélisez Monde TV. Evangélisez Monde TV ni ikinyamakuru cya Gikristo kibagezaho inkuru nziza zivuga butumwa. Umva nimvuga ngo ivuga butumwa nivuga butumwa. Ikindi hari programme nziza batangije yo gusomera abantu ijambo ry'Imana buri munsi cyangwa se buri gitondo. Bamwe basomye bira bikabananira bakayigeza hagati, abandi bagatangira bagira mu byahishe, bagira mu kubara cyangwa kuva bagaparika. Umuntu wese wifuza gusoma Bibiliya akayirangiza cyangwa ayitangiye ntayirangize, icyo kinyamakuru cya Evangélisez Monde TV cyabashyiriyeho uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana maka murirangije. Ni uburyo buri audiothèque cyangwa bwa audio ubyumva uryamye, uri mu modoka, uri ku kazi, ukabasha gusoma ijambo ry'Imana kandi mu buryo bukoroheye cyane. Wowe rero wagize icyo cyifuzo, nyarukira munsi y'iyo video urebe iyo link uze kwinjiraho nyine usure Evangélisez Monde TV, ukore subscribe kugira ngo ujye urubona ijambo ry'Imana ry'ukuri. Reka rero tugende twakire umutumirwa wacu dufite muri iki kiganiro, umugabo w'Imana uje kutuganiriza icyo twateguye tugiye kuganira ndacyabwira mu kanya. Reka tumusuhuze. Amakuru ni meza cyane. Urakeye kubera Imana? Kubera Imana. Amakuru yo mu murimo w'Imana, mu muryango, muri societe hari mwuka ki? Turashimira Imana kuko Imana hose ihari by'umwihariko kandi ikaba idutera inkunga buje nuko bukeye. Nari maze n'iminsi ndwaye ariko Imana arankijije. Ndashimira Imana rero uruma mfite umunezero. Intambara y'Uburusiya na Ukraine ntangaruka irakugiraho? Ziri generale ku bantu bose. Yego. Ariko ijambo ry'Imana ryo rivuga neza rikavuga ko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Ako kantu gashimangire. Hari benshi kaza gutabara ku isi. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Yego. Ntabwo tuzabeshwaho nuko intambara zitabaye, habayeho amahoro menshi, habayeho ibiryo byinshi n'amafaranga yabonetse cyane. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Kabiri kandi Imana niyo mugenga w'ibihe, yitwa ikomeye, iyo ibihe bikomeye ikomerera mu bihe. Tukabona gukomera kw'Imana kwasumbye ibihe. None se mfite ikibazo nki ko mfashijwe bigitangira biraza gusoza ute? Gusa iryo jambo uvuze ara kandi ugomba kongeramo bataza kwirarasha. Hari naho yavuze ngo ariko ngo nateshuka. Umutima wanjye ntuzamwishima. Voilà, ko nako tugatanga. Sinzi nimba ko nongeye mariko kabi. Ni na ngombwa ko abantu babimenya. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo umukiranutsi. Yego. Abantu bagashatse icyo kintu cyitwa ko umukiranutsi cyane. Très bien. Très bien. Ibyo bintu byo kubeshwaho no kwizera bireba abakiranutsi gusa. N'abanyamahanga batumva ibi bintu bakagira ngo turi kumwe muri bisi imwe. Yes, ni byiza cyane. Amazina? Amazina njye nitwa Nshimiyimana Jedeo. Yego.
ndi umugabo Yego. umudamu n'abana 3. yego Yego. Imana igumugisha cyane twongeye kugwikaze video ku IYOBOKAMANA TV si ubwa mbere ariko hari wakubonye ubwa mbere Ya birashoboka rwose nanjye ndishimye kandi nsuhuje n'abantu tutari duherukanye n'abambonye bwa mbere ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana igumugisha cyane Yego, murakoze. ya njyewe uko nkuzi nkunda kukubona cyangwa se nkuzi nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko ukunda kwibanda cyane cyane ku gice cyo gukiza kugira intama kuburira abantu cyane mbega ugaruka ku nyigisho z'ubugingo zihesha ubugingo kurusha gutinda ku bya hano tukiri ku isi nzi ko arizo nyigisho ukunda kwigisha ariko uyu munsi ndaza kurobanuramo ikintu kimwe tugiye kuganiraho tugiye kuganira ku ntambara yego tugiye kuvuga ku ntambara ariko abantu ntibagire ubwoba ntabwo ari urusa na Ukraine cyangwa se batumva Putin. Okay, reka tube clear tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo intambara yo mu mwuka cyangwa urugamba Yesu afite inyungu rubaruteye gute. Niyo topic tugiye kuganiraho. Ese intambara yo mu mwuka ni iyihe? Urugamba Yesu atera inkunga n'uruhe? Ese ni gute barwana urwo rugamba? Ururwana n'undi ibikoresha rwanisha nibi. Badusengera Imana tugatangira. Mwami Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kuko ngewe na bene data bakurikiye IYOBOKAMANA na Evangélisez Monde TV Evangélisez Monde TV ubahaye umugisha twese ukaduhereza umugisha dusangiye w'ijambo ry'Imana. Turagusabye ngo rero uzube hagati muri twe ubwiza bw'Imana butugote kandi turinginga isumba byose kugira ngo abane natwe ikirenze kuri ibi twavugira aha mwuka wera w'Imana agira ububasha muri twe. Urakoze kuri kumwe natwe kw'izina rya Yesu. Amen. Aha, urakoze cyane kudusengera. Yego. Turavuze ngo tugiye kuganira ku rugamba cyangwa se ku ntambara. Ku ntambara. Ahubwo nshobora gutangira nibaza hari intambara Imana yari yagushoramo ibifitemo inyungu cyangwa wowe uzihamagariye. Ni nabyiza ko abantu babimenya. Yego. Intambara zibaho n'undi mu buryo butatu ku mukristo. Yego. Hari intambara umuntu yikururira ubwe. Yego. Ikibiriro cy'izo ntambara zisigira umuntu amakuba gusa. Nta n'isomo zimusigira amakuba. Yego. Hakaza intambara rero Satani ahagurukije. Izo Satani ahagurukije zisigira umuntu isomo ry'uko Imana irengera. Aha. Hakaza rero intambara zagurukijwe n'Uwiteka ari nazo zikuza umukristo. Wow. Ugiye uvuga utuntu dutangira na rezilita. Yego. Uko birangira cyangwa conclusion. Urakoze cyane muri ibyo byose uvuze rero nge ndaza kwinjira muri izo sorejeho. Yego. Muri izo sorejeho. Ariyo mpamvu ugiye gutangira nkubaza ikibazo cya mbere. Ubundi intambara y'umwuka niki itandukaniye he n'urugamba rw'umubiri? Urakoze cyane. Yego. Reka intambara y'umwuka nyivuge nyikuye muri Bibiliya. Yego. Tutaza kuvuga ibintu bakabyita amagambo. Yego. Igitabo Rwanda Paul yandikiye Abefeso ibice 6 duhereye ku murongo w'10 reka dusome tugere ku murongo wa 12. Yego. Turebe iki ijambo ry'Imana rivuze. Haranditse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko dukirana n'abafite amaraso n'umubiri kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iy'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana ishimwe. Mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ndashaka nsobanurira umuntu dukurikiye iki kintu kandi acyumve cyane. Izi ntambara zo mu mwuka ntabwo ari intambara z'abafite inyama n'amaraso. Mu yandi magambo reka mvuge ijambo rimwe ryumvikana. Izi ni intambara zibera hatagaragara. Ni intambara zo mu kirere kitagaragara. Ariko nubwo zibera hatagaragara
intsinzi yazo igaragarira mu isi bifatika. Amen. Nicyo gikomeye kirimo. Wanesheje intambara yo mu mwuka ukayineshereza hatagaragara mu isi bifatika, abantu barabimenya ko hari intambara wanesheje. Nubwo batakubonye uyirwana, ariko rezilita bakubonanye zibereka ko uvuye ku rugamba kandi unesheje. Niyo waneshejwe ukanesherezwayo mu isi y'ibigaragara muri Monde n'ubundi uhagaragarana ikimwaro n'ipfunwe ry'umuntu waneshejwe. Nubwo iyo warwanye batayimenye, ariko ibyakubayeho rezilita finale barazibona muri iyi si. Rero izi ntambara rero nizo Paulo yagaragaje. Itandukaniro ni irihe rero? Nkuko warubimbajije, yarabivuze neza, aravuga ngo kuko tutarwana n'abafite inyama n'amaraso. Iyo mu mubiri yo rero urwana n'ufite inyama n'amaraso, iyo mu mwuka urwana n'abadafite inyama n'amaraso. Ngiyi intambara yo mu mwuka. Ubwo cyagihe ubwo Petero ntiyarwanye nabi yacugutwi kuko yarari kumwe, kuko ntisembihuza n'ibyo uvuze, yarari kumwe n'umunyamwuka. Washaka kuyirwana mu mubiri. Yego. Ikintu uvuze rero ngikuyemo ibintu bikomeye bitumye ngira n'ikindi kibazo cy'amatsiko. Iyo umuntu arwana iyo ntambara cyangwa umukristo yinjiye mu rugamba, yifashishije intwaro. Urakoze cyane. N'ubundi ndongera kwifashisha kino gitabo aho twari tugeze. N'ubundi nsubukuriye ku murongo wa 14. Harabivuga neza. Haravuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Ngiyi intwaro ya mbere. Ni ukuri. Ninshaka yenda nge nkavuga ngasobanure gato. Juste tuganire rwose. Reka mbabwire ikintu gikomeye kiri gutuma barukore benshi batsindwa. Ntakura abantu bagira. Ukura abantu barakubuze. Ese ukuri ni iki? Imana tugire neza. Ukuri ni Kristo. Ubu ikibazo gikomeye, dufite abantu bitije umwambaro wa Kristo ariko batamugira. Niyo bavuze ngo bagiye kuzirwana, ntarwanira mu mwuka, itarwanira mu mubiri. Nese bikemu umuntu yahagurutse bikemu, yenda tubare umuntu yavuze bikemu. None bikemu aho kugira ngo arwanire mu kuri, nawe yise yikorera amabuye n'icyo agiye guhagara ku musozi nawe ngo amutere. Izo ntambarizo none nizo ziri kwanduza abantu. Intwaro ya mbere ni ugukenyera ukuri. Biravuze ngo ni ukwikomezamo Kristo. Kristo wimurekura kubera intambara. Komeza Kristo. Niyo ntwaro ya mbere. Iya kabiri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira agatuza. Kuko umuntu ukurasa wese ari imbere yawe. Rero shyira gukiranuka imbere. Imana ishimwe. Ibyo bakuvuga bajya basanga hari gukiranuka kubivugurutsa. Kuko n'umuntu ukurasa mu buzima busanzwe areba aho agiye kurasa. Niba nta mbogamizi iza kubangamira isasu. Impamvu gatuza ni iki se? Niko kabitsa umutima, niko kabitsa ibihaha, niko kabitsa ahantu hose ushobora gukubitwa kuri muka burapfuye. Ariko hakire gukiranuka. Kuba intwaro ikingiye igituza. Ikibazo gituma abantu baba ibisenzegere ku rugamba zari ikihe? Nuko babarasa bagasanga nta gukiranuka bagira. Bayandi magambo nta protection. Kuba nta protection rero ufite, ukurasa wese ararasa bigakubitaho. Umuntu ejo arahaguruka avuga ati yenda urugero bikemu anywa inzoga, kubera ko nyine kuko bikemu hari nandi madefo bazi uretse n'inzoga. Batagada ubundi se umuntu ukora biriya inzoga nizo zigitangaza. Ndikukumva cyane. Ariko iyo ufite gukiranuka kubinga bikingira igituza, hari ibintu umuntu ashobora gushaka kuguharabika kukuvugaho we bikemu, kubera ingabo yitwa gakiza abantu bakuziho. Akiyamamaza akabivuga uko yumva bivuga kose. Ingabo ikingira gatuza atazi kwihari. Bikaza bakakubita kuri ya ngabo. Abantu akavuga ati bikemu ntabwo ari utuzi. Kereka niba rundi uhimbye wa kabiri witwa bikemu. Ariko ingabo ikingira gatuza yitwa gukiranuka. Iya gatatu reka bivuge nihuse. Mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Bw'amahoro bubiteguza. Inkweto zitwa ubutumwa bwiza. Iri jambo ryo nashimangira. Ubutumwa bwiza ni iki? Njya nkunda kubivuga. Nta bintu byose abantu bavuga ari ubutumwa bwiza.
ubutumwa bwiza ni iki? ese nyine ubutumwa bwiza ni ko umuntu wese aza kuri televiziyo no hano ati nje kubabwira ubutumwa bwiza, nje kubabwira ubutumwa bwiza, nje kubabwira ubutumwa bwiza, nje kubabwira ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bugizwe n'ibintu bine. Nushaka kandi kubureba urabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 3:16. Uriya murongo urakomeye, nubwo abantu bawufata nk'umurongo usanzwe. Ntabwo usanzwe. Biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Umva ikintu cya mbere gikomeye, ubutumwa bwiza bukwiye kuba mu rukundo, bukwiye kugaragaza urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana. Niba umuntu avuga ibintu bitari mu rukundo rw'Imana, ntabwo ari ubutumwa bwiza ari kuvuga. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Kabiri, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uramutse uvuga ibintu bitarimo Kristo, ukavuga ibindi bintu bitavuga kuri Kristo, ukavuga amazina y'abantu, ukavuga ibindi bintu bizamura amazina y'abantu, ibyo ni ukurangaza abantu n'ibindi bintu ushaka, ariko si ubutumwa bwiza. Yego. Imana ishimwe. Yego. Gatatu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Umva ikintu gikomeye, dukwiye kwigisha abantu kwizera Kristo wapfuye akazuka. Ngubwo ubutumwa bwiza. Mbega niba ubutumwa uvuga budahesha ubugingo ubwumva. Yego. Ngicyo. Niba nta bugingo buri kuzanira ubwumva, si ubutumwa bwiza. Imana itugire neza. Si ubutumwa bwiza. Yego. Kane, atarimbuka. Harimo ko bukwiye gukiza umuntu urupfu rw'iteka. Ukwiye kubwira abantu ubutumwa bwazanira abantu kutarimbuka. Amen. Ariko niba ibintu uzana biri bukureye conflit zazana no kurimbuka mu bantu, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Umva rero ikintu birivuze, ukwiye ibyo kubyambara. Kuki bundi yavuze kubishyira mu kirenge? Ndashaka kavuga aka kantu. Kenshi iyo ndi kwigisha ijambo ry'Imana najya kunda kubaza ngo kuki ngo ubutumwa bwiza ngo babushyira mu kirenge. Bamwe ngo inkweto ngo zisobanura ubutumwa bwiza, ntibabyumva impamvu. Nta yindi, nuko aho ukandagira niho uhateze. Ugutega yateze aho ukandagira. Ako kantu gashimangire. Mana yanjye. Ugutega yagutegeye aho ukandagira, kandi azi neza ko uramutse ukandagiye mu kibi utaba ugikomeje kugenda. Yego. Rero kubw'iyo mpamvu uzahakizwa no kuzaba ufite ubutumwa bwiza muri wowe. Yego. Imana ishimwe. Amen. Ngizi ntwara ubutumwa bwiza. Hanyuma akavuga ngo kandi ikigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera. Kwizera urabanza usobanura abantu kwizera ni iki? Mutware kwizera. Kandi ntimugutware nk'ikindi kintu nk'ingabo. Yego. Yego. Kuko n'ubundi urwo ni urugamba. Yego. Hakenewe ingabo. Yego, hakenewe ingabo izajya igukingira imyambi wa muba kurasa. Hakenewe ingabo. Iyi ngabo rero ni ingabo yitwa kwizera. Umwanditsi w'Abaheburayo, ndavuga bibiri icyo yavuze, mvuge n'ubundi buryo busanzwe. Yaravuze ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya. Yego. Ibyiringirwa. Yego. Ko bitazabura kuba. Ariko icyo cyanditswe ndashaka kukikubazamwe ibibazo. Nagiye nkora no mu bandi bantu ntibabisobanukirwe. Uranyemerera rwose ukiraho kuri iyo ngabo yo kwizera, kuri iyo definisiyo yo kwizera Bibiliya yitanga. Ndashaka kumenya kwizera, icyo ni icya mbere. Ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Sobanura ijambo ibyiringirwa ni ibiki? Nta nicyo bundi nashaka. Rwose mbarije abantu benshi cyane. Ibyiringirwa ni ibiki? Ibyiringirwa. Yego, ni ibiki? Noneho ibyo byiringirwa ukabimenya udashidikanya. What are them? Ukwiye kuba utabishidikanyaho. Yego. Ibyiringirwa ni iki? Ibyiringirwa bivugwa ni isezerano rimwe dufite. Bivuga ngo nzagaruka mbajyane. Buriya nibyo byiringirwa. Umva ikintu gikomeye, njya nkunda kukibwira abantu. Iyo bari kuvuga ngo abayuda turusha icy'abandi, ngo tubarushe muri byose, ngo irya mbere tubitse ibyasezeranijwe, bakahita baza kubihuza n'amayetaje, bakabihuza n'imodoka, no kujya mu Burayi no kugira gute. Ntabwo ari ibyo. Yego. Ibyasezeranijwe dufite bikomeye nuko tutarabaha tuzagenda. Imana ishimwe. Nibyo byiringirwa. Ibyiringiro byuzuye nuko tuzabana n'umwami Imana. Niyo mpamvu umuntu, niyo mpamvu
ku kantu gasobanutse neza rwose mu matwi y'abantu. Niyo mpamvu umuntu ashobora gupfa adahawe imodoka yabwiwe, kandi akaba yarabibwiwe n'Imana idashobora kubeshya, yego, atari ukuvangirwa k'umuhanuzi. Yego, bibaho tubanze tubyemeranye. Bibaho rwose. Bya bindi bita ibyiringirwa. Yego, noneho ku buryo bamwe wapfa utabibonye bagatangira bagatuka Imana ngo irabeshya. Kumbe hari ibyiringirwa icunza bikomeye wamenye. None maze kubona ko bizira kujyanye. Yego, ibyiringirwa. Definition yo kwizera ndagira ngo ibe claire abantu bayumva mu bantu, kuko bayumva mu kigari kubera iryo jambo ibyiringirwa ryabasitokaga cyane. Ako nako ariko tuzanakavugaho. Yego, kuko amasezerano dutunza mu buryo bune. Yego, none rero ubwo buryo bune abantu bakwiye no kubimenya. Hari ayawe bwite, hari amasezerano, nubwo nta kantu tuvuze gato kugira ngo dukore abantu mu rujijo, kandi uri kubwira njye yatunze ubwo. Yego, hari ayawe bwite. Yego, mu masezerano mbite rero niyo ari muri ibi byiringirwa byo ko Kristo azakujyana. Yego, niyo yawe bwite. Yego, hanyuma rero hakaba amasezerano y'umuryango. Yego, ariho handi harimo za nzu Imana yakubwiye, handi harimo za modoka Imana yakubwiye, nubwo ivuganye nawe bikemu wagenda ariko ikazabisohoza. Yego, kuko burya nayo umuryango. Wow, subiramo. Subira inyuma gato kw'icyo wari uvuze. Icyo vuze ndi kuvuga parti ya kabiri. Yego, yendi inyigisho zamfashe nzayidevelopa, tuzayiganiraho y'amasezerano. Nayo umuryango. Imana yavuze ko iguhaye inzu. Iyi nzu ntabwo ari uzayibamo wenyine y'umuryango. Ndumva ntabwo nabamanze ngiye. Ni inzu y'umuryango. Bikemu rero yagenda igasohora ku bana n'umugore. Imana kandi ikarisohoza. Bakristo bene data mukurikira kino kiganiro n'ukuri nabazana uyu muntu nyine ndabizi ko muraza guhembuka, nanjye ndi gufashwa. Hakaba amasezerano y'igihugu. Urugero, wowe Imana yakubwiye ngo ibahaye amashanyarazi, n'urugero. Ukajya wumva ngo ntuzagenda utayacanye. Wewe wagenda abantu basigaye kuri uwo musozi ukazacana amashanyarazi. Kandi yarabibwiye wowe. Amasezerano y'itorero. Imana ishobora kugira ibintu ivuga bijyanye n'ububyutsi igiye gutanga mu itorero. Wowe ukajya wumva byanze bikunze ni wowe buzatangiriraho. Wewe wagenda Imana ikazabusuka. Kuki bibwira wowe? Niko nshaka kuvuga kamwe. Nukuba wayitonyeho. Ni wowe waje guhagarara ikikureba. Uba representa. Wa represents umuryango. Wa represents igihugu. Wa represents itorero. Ibi neza by'Imana bitera Imana kugira ibyo ivugana nawe. Yego. Urancokoje kamvuga kandi kantu. Oya kavuga. Ihangane nkavuga ndakakongeshe. Hari amazina 3 nshaka gusobanurira abantu. Come on. Yesu yagiye akoresha. Yagiye abwira abantu akababwira ngo muri abagaragu. Abigishwa be urabyibutse? Uzi ikintu yabiteye abagaragu? Nimukurikiza amategeko yanjye. Kuko umugaragu wese akurikiza ubwiyo se kondisiyo. Ni na kondisiyo. Yego. Ariko yumve neza. Ngiye kuvuga ko Imana izamura abantu mu ntera. Nako kumve cyane. Yego. Yarababwiye muri abagaragu banjye nimukurikiza amategeko yanjye. Kuko umugaragu wese akurikiza amategeko. Urumva yabigishirije no kubisanzwe bifatika. Yego. Temwibuke ko umugaragu wese. Yego. Wakumije. Bukeye yaganiriye nabo abamenera ibanga, ababwira misiyo yamuzanye mu isi yo kuducungura. Ko azapfa nyuma y'iminsi 3 akazuka. Asanga byarenze ibanga waganira n'umugaragu. Yego. Arababwira ati no ntimukira abagaragu mubaye inshuti. Mubaye inshuti mwebwe sha. Mubaye inshuti kuko mubaye inshuti kuko umugaragu bazamwe kuko umugaragu atamenya icyo shebuja atekereza. Urumva kakana. Niyo Imana ijya kukubwira iby'umuryango, niyo Imana ijya kukubwira iby'igihugu, ibi bibwira inshuti. Nyumva neza. Yego. Ibi bibwira inshuti. Ntimukira abagaragu banjye. Yego. Birahindutse kubw'ibanga ikumeneye. Wowe ukivugana n'Imana, wowe muntu udukurikiye muri iki kiganiro, ukaba Imana ikikubwira ikakumenera amabanga runaka, uri inshuti yayo. Yego. Umva rero akantu witondera. Umva kumbwira akantu witondera.
inshuti zikunda kubana. yego Burya ishobora kugutwara vuba kubera urukundo n'urukumbuzi gufitiye, yishakira ko mwibanira vuba. yego Ibyo ngibyo bindi bikazasohorera ku bandi, nicyo kintu navugaga. Akandi gakomeye iza kubarenzaho, oya irongera abazamura, ibahindura abavandimwe. Pawulo agiye kubyandika, amen, avuga ijambo rikomeye. Yesu ashimwe. Aravuga ngo icyatumye yemera gupfa urwo rupfu ngo kwari ukugira ngo yitwe imfura muri bene se benshi. Imana ishimwe. Donc yaremeye apfa urwo rupfu yego kugira ngo abone uburyo bwo kwitwa imfura muri bene se benshi. Ubu uyu munsi wa none Imana ishimwe, nawe niyo mpamvu byino uvuga ngo ndi umwana w'Imana. Ntabwo ari ikindi, ni promotion twahawe n'umwami. Turazamurwa mu ntera, tuva ku bugaragu, tuva ku bushuti gusa, ubu turi abana kwa data. Imana ishimwe. Umugaragu, inshuti, umuvandimwe, umwana. Kubera byose kandi impamvu witondera amategeko ubaye umugaragu, uvuye ku mategeko bikijwe amabanga ubaye inshuti. Imana ishimwe. Turi kuri kwizera. Yego twabonye ibyiringiro. Ibyo byose bibitse kandi mu kwizera. C'est ça. Imwe ikintu cyitwa ibyiringiro. Yego. Ubwo ni yangabo ya kangahe yo kurwanisha kane ya gatanu. Yego. Kwizera. Turi kuri za ngabo. Yego. Amasasu nayahe kuri uyu musirikari winjiye muri uru rugamba. Yego. Sicyo turi hose. Yego. Ibyo turiho. Ingabo idukingira. Niyo mpamvu umuntu utizera, Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, riravuga ngo ntibishoboka ko anezeza Imana. Aho yaciye akaro. Yaravuze ngo ntabwo bishoboka ko umuntu utizera yayinezeza. Oya, ntibishoboka. Uzi impamvu? Iyo ntangabo ufite urabonerwa. Urabonerwa. Kije cyose kirakwataka. Oya, uri n'umusirikare udafite imbunda. Burya n'umusavire mwahangana. Sibyo? Yakubonera ibigango akakwereka. Yego, umusavire ashobora kubona udafite imbunda mugahangana, ariko ayikubonye niyo waba uri kadogo. Ahita atinya icyubahiro cyawe kubera ufite ingabo igukingira. Wow. Yego. Indi. Yego. Bibiliya iravuga ngo mwakira agakiza kaba ingofero. Wumva ikintu gikomere. Mwakira agakiza kaba ingofero. Kaba ingofero. Imana ishimwe. Amen. Kuki kaba ingofero? Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nta wakongeza itabaza ngari twikiriza intonga. Ibyo kuvuga ngo agakiza kawe kari mu mutima ni ikinyoma. Iryo jambo turaza kurisaho rero. Umuntu wese ukurebye akavuga ngo runaka arakijijwe. Kuki usanga muri sosiyete hari abakobwa bambara nabi, abantu biyandarika, wababaza ngo ariko iyo myenda kwidahesha Imana icyubahiro ngo gukizwa ni mu mutima. Iyo mvugo si ya Satani. Ni ya Satani. Umva biriya ni gashyize mu ntambara y'umwuka. Yego. Aha ni gashyize. Yego. Iravuze ngo ni kaba ingofero. Ngo Imana ireba mu mutima ngo ntireba ngo ibyo mureba. What is this? Ibyo ni ikinyoma. Kandi birivuga ngo abantu nibareba imirimo yanyu myiza. Ubuse bajya mu mutima ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Arongera ati bazabamenyera ku mbuto zabo. Kandi imbuto si teori. Ni pratique. Ni ubuzima. Ubamo. Yego. Gosora aho hantu ukwiye rero agakiza kukambara kakaba ingofero. Ingofero rero burya ntabwo umuntu ayihisha. Ntibishoboka. Kuko niyo yirengeye ahantu hose, iyo umuntu aturutse arakabona ingofero wambaye, ahita avati runaka yambaye ingofero y'abasaza, yambaye ingofero y'abastari, se yambaye ingofero y'iki. Agakiza gakwiye kuba ingofero, ntigakwiye kwibazwaho. Nicyo nshaka kuvuga. Ntabwo umuntu akwiye kwibaza ngo ese bike murakije cyangwa c'est ça. Oya, geste ni kuba claire. Nibyo bijya bibaho ukabona umuntu kamushidikanya, ubundi umuntu w'Imana akwiye gushidikanywaho. Oya, akwiye kuba ibintu bya Yesu ari umucyo. Ibijyaho comment uteba kwibaza hute. Yego. Kuri abo se ngo burango gira myambarire ya Samana ngo igateza urujijo mu bantu cyangwa n'ibindi bikorwa bitandukanye ukabona muri societe, ukabona umuntu yabaye ikimenyetso cy'ibwahima akabibaza nimba akijijwe cyangwa adakijijwe. Ubundi icyo kibazo ku mukristo koko cyari gikwiye. Ntabwo gikwiye. Kwibazaho nimba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Baba batakoze ijambo ry'Imana rivuga ryitwa kugagira ingofero. Kabaye ingofero deja birangije ibyo bibazo. Yego. Intwari ikurikiyeho
ngo mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Mwakire inkota, ngiyi intwari ikomeye. Cyo ni cya gatandatu. Mwakire inkota y'umwuka, yego, ariyo jambo ry'Imana. Ntabwo umukristo yarwana. Biriya bindi byose twari turi kuvuga ni protection, ni wowe ubwawe, ariko umva ikintu nawe ugiye kurwanisha ni inkota yitwa ijambo ry'Imana. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye. Haleluya. Aravuga ngo kugira ngo ntagucumuraho. Umva ijambo rikomeye. Kuba umuntu adafite inkota yitwa ijambo ry'Imana, ntabwo iki kirere cy'umwuka, ntabwo iyi ntambara y'umwuka yayinesha. Reka nkubwire amakuru. Yego. Na Yesu ubwe iyi ntambara y'umwuka yarayirwanya. Usomye Matayo 4, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 4:1 kugeza ku 11. Umva uburyo yayirwanya. Ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu, ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Iyo ni intambara y'umwuka ije. Yego. Ngo Satani ngo aza kumugerageza. Irya mbere amufatiranya mu nzara, ngo atangira kumubwira ati ndabizi ko uri umwana w'Imana. Icyo ni icya mbere. Yego. None rero tegeka aya mabuye ahinduka umutsima urye. Urumva icyo kintu? Iyo atabika ijambo ry'Imana, yego, yari bubikore bikemera. Yego. Ariko akaba yuve Satani. Reka nshimangira akantu bike ukumve neza. Yego. Uzi ko hari ibimenyetso n'ibitangaza abantu bajya bashaka gukoreshwa, ariko babitegetswe na Satani, ntibamenye ko bari kuramya Satani. Abantu hasobanure. Hasobanure kuko bishobora kuba bifitanye n'ikibazo isano n'ikibazo nshaka kuza kubaza. Hari ibimenyetso n'ibitangaza abantu bakora batabikoreye mu cyubahiro cy'Imana, ahubwo babikoreye kugira ngo bo ubwabo biyubakire izina ryabo. None se ko ntaguciye mu ryo uvuze, ko numva utangiye kunsubiza ntaranabasa, ntaho bihuriye n'iki kibazo kibanziriza icya nyuma nari ngiye kubaza kivuga ngo bisobanuye iki iyo umukozi w'Imana agaragaye mu ruhame ahanganye n'abapfumu ndetse akorana n'amademonstration nk'aye ngo yerekane ko nawe afite Imana? Niki kibazo cyanjye kivuga. Yego. Umva icyo bivuze. Yego. Ubundi byose byakabaye mu kubahisha Imana. Ariko niba bibaye kugira ngo izina ryanjye rizamuke kuruta iry'Imana, ibyo si iby'Imana. Hari ingeno nshaka kuvuga nk'eshatu. Yego. Irya iya mbere ni kuri Mose, yahanganye n'abapfumu. Yego. Urabyibutse? Yego. Ariko niryari duhangana n'abapfumu, si abapfumu babanza ngo bavuge bati noneho dushyize hari ibyacu, turateguye noneho nawe ngwino duhangane. Mu maso y'abantu babimenye barebe. Ndashaka kubisobanura. Ahubwo ni Mose uhingutse kwa Farawo, inkoni yihindutse inzoka. Yego. Ahubwo abapfumu bahururijwe kugira ngo bahinyuze imbaraga z'Imana. Urumva icyo wabajije? Yego. baje guhinyura imbaraga z'Imana, ariko birangiye inzoka ya Mose, kuko yatumwe koko nyine n'Imana. Inzoka ya Mose imizi z'abapfumu. Buretse gato uvuze ahantu heza cyane. Mose ngo yatumwe n'Imana. Bivuga ngo Mose afite amakuru y'urugamba. Yego. Kandi arishuwa ko atagiye wenyine. Yego. Agendanye n'ibihamya. Afite n'ibimenyetso by'uko ari kumwe n'Imana. Ndamuvuga kandi kantu kamwe kabaye ngo afata inkoni. Yego. Ndashaka kukubwira aka kantu. Amen. Ngo ayikubita hasi, ngo umukungugu urazamuka, ngo uzamutse ngo inda zuzura igihugu. Ngo Farawo abwira abapfu bati nimuze nombereke, ngaho namwe ni mu bikora ibi. Ngo barahagara barabyitegeza bati oya, ibi ntibyiganwa, bikozwe n'urutoki rw'Imana. Ibi byo bikozwe n'urutoki. Uruki? Ariko oya avuga ku rutoki rw'Imana nk'iminota 2. Ngo hayo promotion. Urutoki rw'Imana nirwo rubikoze. Ibi bikozwe n'urutoki rw'Imana. Ndashaka kuvuga ikintu gikomeye. Yego.
hari ibintu Imana ikora bitagira pirate bitagira ukuntu umuntu yakongera kwiganagana. Hari ibintu byinshi abantu bajya bakiniraho bakigana, ariko hari ibintu bikorwa Imana igasiga itanze ibimenyetso bifatika ko bitakwiganwa, abantu bakabimenya ko bikozwe n'urutoki rw'Imana. Ibi byo ni igitangaza kivugira, bikozwe n'urutoki rw'Imana. Abapfumu baraje bibaza ukuntu bari bubigenze, bibaza uko bari bubitangire, babona nta tangiro nta n'iherezo, baravuga ngo ibi bikozwe n'urutoki rw'Imana. Ati mwami ntitwirirwa tunagerageza, twanagerageza. Kandi abantu badukurikiye reka mbasabire ikintu, Imana ikora ibintu abapfumu batazongera kugeragezaho. Aho yasubiramo Imana ku buzima bwabo, ku buzima bw'abantu badukurikiye, Imana ihakora ibintu abapfumu batigana, ikuzanira umuntu ku buzima bwawe abantu batazirukana. Hari Imana izana umuntu abantu bakongera bakamwirukana, izana umuntu utirukanwa ku buzima bwawe. Imana izane business abantu batahombya, ku buryo babona yaturutse mu rutoki, babone ko ari urutoki rw'Imana, ntibazongere kubihangara, ntibazongere no kubitekereza, ntibazongere no kubishakaho uburyo bw'ubundi babikorakoraho, ahubwo bajya bavuga ati ibi bintu ni Imana yamwihereye, wahawe n'Imana hambira bareba. Imana ishimwe. Reka twihute turaho nyine ku icyo kibazo cyacu cy'indirimbo twakivuye. Yo nicyo ndi kuvugaho. Ndashaka kuvuga aho hantu. Aha kabiri Neriya, uramwibutse? N'abahanuzi ba Bayali n'abashera bateranye i Karumeli, yego, ngo baza rero guhangana. Umva ikintu aba bantu babura kimwe, nuko batabikorera ku ishyaka ry'Imana, aribo bashaka kwiyubakira izina. Icyahesheje Eliya kuza guhangana n'abapfumu ntabwo ari ikindi, si ukugira ngo Eliya amenyekane, oya, kwari ukugira ngo abapfumu babirebe, maze iyo nkuru yamamare, abantu bashaka Imana mu maso. Uze kuvuga ku isengesho rya Eliya irimo inyigisho yasengeye hariya. Yego, ndashaka ko abantu babyumva. Ntabwo Eliya nibo dufatira ko yahanganye n'abapfumu, ariko ntiyabyikoresheje kugira ngo Eliya akunde amenyekane, ahubwo yabikoreye kugira ngo izina ry'Imana n'icyoro cy'Imana bikunda bari byo bimenyekana. Hanyuma abapfumu ibyo bakoze byose barabikora bifata zero, ariko igihe cye kigeze arasenga. Byasengesho ushaka mvuga. Amen. Aravuga ngo mwami nsanzwe mbizi kunyumvira, kandi iri jambo reka nivuge cyane kabiri, na Yesu yararikoresheje. Nsanzwe mbizi, ubundi ukwiye kuba ufite proof zuko Imana ikunda. Ni nko kuvuga ngo sinari nkwiye no gusenga, nagombaga kwizera ngakora. Byagombaga kuba gusa. Umva icyo bivuze, kuko ari icyubahiro cy'Imana kurwanira. Niyo utari kubikora byagombaga kuba. Yego, nsanzwe mbizi, ibyo si byo shidikanya. Contact yanjye nawe inyemeza neza ko unyumvira. Ibyo nsanzwe mbizi, mbyiyumvamo kunyumvira. Imana ishimwe. Aravangwa ariko uyu munsi ndashaka kuvuga iki. Uyu munsi ubikorere kugira ngo bimenyekane ko ari wowe Mana. Haleluya. Nibereke ko baryabanganziranyeho nawe. Yego. Ariko Mana we, aba bantu baraha babimenye ko ari wowe Mana. Ngiki ugahita wibaza, ese kuko urugamba rwawe wa muntu rwo guhangana n'uwo murozi n'uwo mupfumu uba wasenze nka Eliya? Ni nurwo kugira ngo bamenye ko Uwiteka ari we Mana, cyangwa urashaka ko bamenya ko wowe ufite imbaraga zo guhangana n'abapfumu. Rero ikirere cy'umwuka tuzakigishaho, tuzakigishaho twatagiye intambara z'umwuka, ntacyo bitwaye. Reka mvuga akantu gatoya nkabakumbuze tuzakavuga. Mu isi y'umwuka, mu isi y'umwuka umupfumu ashobora kureba urugero uriho wowe, waje kumukinira imbere, akamenya kuri kadogo. Niyo mpamvu bavuga ati nkinisha ngo ubube amaso kuri kamera, ukajya wegerayo ukikanga ukiruka. Burya aba yakurebye, uri umwana. Ariko ndashaka kuvuga iki kintu, nyamara niyo waba n'ubu utari insyomoke, ukaba utari n'umuhanga, niko umuririmbyi yavuze, nguhamya gusa ko Yesu ababarira. Ubikoze kugira ngo ibendera ry'Imana rizamure. Mbega uretse ubikinishirijemo Yesu, ugakina ukina nawe. Yego, ugira ngo izina ry'Imana abe ryo gusa rizamure. Atari kugira ngo wowe umenyekane,
atari ukugira ngo wowe wubake umunara wawe wa Babeli, uri kugira ngo wubake izina ry'Uwiteka. Haleluya. Imana ihita igutera inkunga muri rya jambo yavuze ngo icyoro cyanjye sinzagiha undi cyangwa ibishushanyo bibajwe. Uwo mwanya inetraliza ibintu ukabibona. Imana ishimwe. Ngaha hakabiri. Tumvise ndafashijwe. Imana ishimwe. Amen. Aha gatatu ndaza no mu isezerano rishya ngo Pawulo arimo abwiriza ubutumwa bwiza, ngo agera ahantu ngo hasanga umupfumu ngo wari warafashe umuntu amushyiramo abadayimoni. Uwo muntu ngo ajyaga abungukira inyungu nyinshi mu byakozwe n'intumwa, ngo yari ajyaga abungukira inyungu nyinshi. Ngo noneho ngo atangiye kubwiriza ubutumwa ngo umuntu akagenda amusakuriza inyuma, ari agasakuza uburyo butangaje, ari nabwo buryo abantu bari gusakuza muri iyi minsi. Uyu mupfumu yari yarafashe uyu muntu ngo akajya abungukira inyungu nyinshi. Noneho ngo akurikiye ba Pawulo ari mu ivugabutumwa akajya agenda avuga ati mwumvire aba bantu barimo barababwira ibintu by'Imana, ati rwose mubumvire. Ariko Pawulo arabisobanukirwa, asobanukirwa ko nubwo imvugo avuga ari nk'iyo kumushyigikira itari yo kumushyigikira, ahubwo ari imvugo ibangamiye ubutumwa bwiza. Rero ibi bintu ibi ndi gushaka kuvuga, igihe cyose abantu batitaye kuri kino kintu ngo bakimenye, hari igihe batiza umurindi imvugo zibangamiye ahubwo ubutumwa bwiza, bakagira ngo barimo bari guhangana, kandi ari uburyo nabwo ari strategie satanique yazanye nshya yo kugira ngo ahubwo abangamire impamvu z'ubutumwa bwiza. Rero navuze gatoya kuri Yesu wakoresheje ubutumwa bwiza, wakoresheje intambara y'umwuka neza. Nabaye nkwivugaho gatoya yakoresheje ijambo ry'Imana, ariko reka gatoya ihangane nsome mvuge gatoya ku bantu bamwe barwanye nabi, babikora nabi. Reka twihute dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 19 ndasoma umurongo wa 13 ngere kwa 16. Yenda abantu mumve cyane iyi ntambara y'umwuka, uburyo abantu bashaka kuyirwana uburyo butari bwo. Nabyo ni ngombwa ko tubabwiriya neza na nabi babyumve neza. Biravuga ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti ndagutegetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe wo mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bandi. Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi, arababasha arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ndashaka kuvuga iki kintu kandi abantu bacyumve cyane. Hari abantu bihangishijeho gushaka kurwana intambara y'umwuka, batamenye izi ntwaro z'umwuka kuzambara ngo bazitware bazikoreshe, babyihangishaho. Ubu dufite abana b'inzererezi. Hari abana b'inzererezi kandi bikemo. Reka nkubwira akantu gakomeye n'abandi badukurikiye babyumvireho. Ntago biri yakoresheje imibare iri gukina. Iyi mibare yose mujye mubona muri bifite ikisobanuye. Kuki bakoresheje aba bana 7 n'umwuzuro w'Imana. Aba bantu bambaye ishusho yo kwera ariko tarabera. Nibo ba bantu batangira gusengera abantu mumaranye igihe gito musengana, bagatangira no kugusambanya. N'abantu mutangira gusengana bagatangira kukweskoroka. Aba bantu bafite ibimenyetso byinshi n'ibihamya byinshi. Donc aba bantu bafite ibibazo by'uko ushobora kubibeshyaho. Umva ikindi ngo nabana b'umutambyi. Urumva iki kibazo? Ariko aba bana bakaza bakirukana abantu dayimoni mu izina rya Yesu bumvanye Pawulo. Bivuze ngo iki? Bo ntago bari connecte kuri Yesu wirukana abadayimoni. Ni Yesu w'amateka. Ni Yesu w'amateka. Ni Yesu bigeze bumva akoze bitangaza ahantu. Ni Yesu bigeze bumva abandi bantu bababwiye ngo arakora, ariko bo ntibihurira nawe. Abo bantu nabo bagahaguruka kandi bafite ikibazo rero. Yesu rero umwiru urwana intambara y'umwuka akwiye kwifashisha icyambere akwiye kuba afitanye ubumwe na Kristo. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri, uyu muntu wirukana abadayimoni
akwiye kuba ubwe abikoze mu izina rya Kristo Yesu. Yego. Twibukiranye hari amasengesho atari ukuri abantu bajya bakoresha. Umuntu ngo ari kwikana daimoni agara ngo ndategeka ngo ndamenagura ngo ndagira gute. No, ibyo bikwiye gukorwa ariko bikozwe mu izina rya Yesu. Urinda utegeka, urinda umenagura. Urakoze cyane. Si izina ryawe. Bibiliya ivuga ngo nta rindi zina mu isi twahawe ryo gukirizwamo uretse izina rya Kristo Yesu. Amen. Iri zina rya Kristo Yesu rikwiye kwifashisha. Reka gezaho navuga byinshi. Ya, urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma dusoza, ese Imana ishobora gutera inkunga intambara isanzwe y'umubiri? Yego. Okay. Imana ishobora gutera inkunga intambara y'umubiri. Reka mbivuge nda nkoresheje ingero zo muri bira nk'ebyiri. Yego. Urugero rwa mbere ni ku Bisiraheli. Yego. Mu ntambara nyinshi zagiye zibahagurukira, hari aho uzasanga Imana ajya ibabwira ikababwira ngo nzagendana namwe, nzabarwanirira. Yego. Mashina wanjye Gideyoni. Yego. Imana iramubwira ngo umva inkunga y'Imana. Imana iramubwira ngo haguruka, ni wowe ntoranije. Imana ishimwe. Ntabwo ari y'umwuka. Yego. Iyo ni intambara y'umuntu. Y'amasasu. Yego. Ariko sindi bugukirisha nibikomeye. Umva ikiza cy'Imana yo yaje. Yego. No mu ntambara y'umubiri igiza ntikoreshe kandi ibintu bikomeye, igakiza abantu. Yego. Ariko reka nshimangira akantu kamwe, ni iki ahubwo cyahagurutse Imana. Umva akantu keza ahubwo. Yego. Ni iki cyahagurutse Imana mu ntambara y'umubiri kurwana? Irya mbere, Imana nga karengane. Ku mpamvu zo kurengana yahaguruka. Yego. Siko se yavuze ngo kubwo kurira kumunyamibabaro. Yego. No kubwo gusuhuza umutima k'umukene. None aha ndahagurutse. Umva ikintu cyahagurutse Imana. Imana ibyo byayihagurutse. Yego. Imana ishimwe. Ikaza kurengera inzira karengane. Yego. Ikaza gutabara abababaye. Ibyo Imana ibyo bihagurutsa igatera inkunga. Imana ishimwe. Yego. Icya kabiri giye gituma Imana ihaguruka, n'igihe abantu barwanyije igihugu runaka ariko banasuzuguremo izina ry'Imana. Ibyo tubibona muri Bibiliya kwa Hezekiya. Urabyibutse? Bahaguruka baranesheje ibindi bihugu, baravuga bati namwe tuzabamenagura n'ibindi bihugu twarabimenaguye. Bumva bazabishobora, ariko arabati ntacyo ubwo munsuzuguranye n'Imana. Iyi bihugu hari ibihugu byubatse kuri stati yabo bakabyubakaho ku Mana. Iyo amahanga bisuzuguranye n'Imana, batabisuzuguranye kutubaha Imana, Imana igiye bahagurukana na bikabarengera. Rero navuga impamvu nyinshi, ariko nibyo Imana igirengera ibihugu biblically. Ya, urakoze cyane, turagushimiye. Imana iguha umugisha. Iki kiganiro cyacu mbibutse ko kizagira episode 3. Uyu munsi tuvuze ku rugamba rwazanwe n'Imana cyangwa se rwo mu mwuka. Wavuze ko ari n'urugamba rwawe wikururiye. Uvuga n'urwaturutse kuri Satani. Ubutaha rero duha abantu promesse, tuzavuga ku rugamba rwaturutse kuri Satani. Yego, rwaturutse kuri Satani. Ku cya gatatu tuvuge urugamba, intambara wikururiye. Imana iguha umugisha, turagushimiye. Hari umuntu akurikiye kino kiganiro ushobora kutagira ibyo asobanukirwa, akazina imbogize kukuvugisha, yakubona kuzihe contact? Urakoze cyane. Ku bari hanze bakoresha kode guteranya 250. Yego. 788 90 Urakoze cyane. Dusengera Imana n'ubundi. Mana turagushimiye. Oh haleluya. Tugushimiye ko ari wowe ubanye na mushiki wanjye na mwene data unkurikiye. Kandi urugamba ari kurwana uraruzi. Yego. Ndetse urugamba abarimbyi bo bamwe bararimbye ngo usurwe umubiri, kuko iyo ruza kuburwa umubiri bari kwiyambaza abavandimwe n'inshuti, ariko kuko ari urugamba rw'umwuka. Haleluya. Amen. Ndasenze ngo mwene data yakira ubuhanuzi nk'ubwe. Ndasenze ngo mushiki wanjye yakira inkomezi mw'iki kiganiro. Yego Yesu. Kandi asobanukirwe byimbitse, ashobore guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umurwanirire, umuneshereze, ineza yawe n'urukundo rwawe bibe ku buzima bwe, kandi abyina intsinzi mwami ikomotsi wawe, kuko ari wowe ujya uturwanira ukatuneshereza mu izina rya Yesu. Amen.